Hari mwene data wasabye ko ibi bintu twajya tubibereka kugira ngo nimubibona mubimenye. Niyo mpamvu mubona kuva aho video yatangiriye hari kugenda hasimburanamo amafoto y'ibintu twagiye tuvuga. Havuze kuri Talit cya gitambaro bambara basenga, tuzavuga ku bupfumu buri inyuma yacyo. Ubu nukugira ngo gusa mube mukibonye mumenye icyo ari cyo. Twavuze ku mabendera y'imiryango 12, tuzavuga ku bupfumu buri inyuma yayo. Ubu nukugira ngo gusa muyarebe kuko yo aza mu mabara menshi agiye atandukanye. Ibyo nabyo tuzabisobanura nitugera ku cyitwa kabare ya Hosheni cyangwa ubupfumu buri inyuma y'icyitwa Hosheni. Kuri uyu munsi kabare iraranduwe, iribagiranye. Abafuramaso bose ni abakabaliste, abayiliminate bose ni abakabaliste. Umukabaliste wese ntago ari umuyiliminati, umukabaliste wese si umufuramaso, ariko umufuramaso wese we ni umukabaliste, umuyiliminati wese we ni umukabaliste. Kubera ko kabare ceremony yo kwinisiya umuntu mushyashya muri framasoneri iba muri etape 12. Buri etape ikaba ifite izina ry'umwana wa Yakobo. Izi etape 12 nta handi ziva zituruka muri kabale. Dufite andi madini noneho yagiye avanga amasezerano abiri. Turaza kureba uburyo ibyo bintu ari ikizira cyane. Turahera rero ku kibazo cy'umuvandimwe witwa Judith Babyeyi. Yakibajije hano muri commentaire kuri YouTube, aravuga ati none se iryo torero ry'ukuri muvuga ririhe ko numva ntazi? Iyo nzira ifunganye muvuga iri hehe? Ene data, buriya hari itandukaniro hagati y'idini n'itorero. Itorero ni umubiri wa Kristo, naho idini ryo ni ihuriro ry'abantu bahuriye gusenga, kuguterana, bagashyiraho amahame runaka. Numvise iki kibazo nta kirengagiza kuko na atake nyinshi nabonye ku giti cyanjye, ahubwo ni nko kubona bihehe igiye kurya umwana w'intama, kavuga uti ntaburira uyu mwana w'intama bihehe, kavuga ngo nayiciriye urubanza da. Oya, nta bubasha afite bwo gucira urubanza bo hanze, ariko babandi biyita bene data bari hagati muri twebwe ni inshingano zacu kubagenzura no kubacira. Kuri Kristo Yesu ntibubakishaho igitereko cy'amatabaza, ntibubakishaho imiryango 12 y'Abisirayeli, ntago bubakishaho efodi, ntago bubakishaho Hosheni. Ibyo bitereko bya bintu byose bijyanye n'imigenzo y'ihema y'ibonaniro, ari nabyo uyu munsi kabare yongeye iragarura itereka mu nsengero zacu. Bibiliya iratubwiye ngo ibyo hamwe n'ibibwiriza ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika n'iby'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugera igihe cyo gutunganywa. Uriya mugabo abivuze nahise mbona ko ibintu ari kuvuga arabizi, ntago ari ibintu ari mahimba. Umuntu uvuga ko turi bene Esawu, ko turi abantu bayobejwe na Paulo, nahise numva ko kabale ntago tukiyivuga iri hirya iriya mu Bisirayeli irahari. Ubuyobozi bwegereye abaturage muri kabare biri bugufi cyane. N'abatarayibonye ndabasaba gusubira kureba ikiganiro twakoze ubushize, mushake commentaire y'umuntu witwa Eliyahu Nijimbere, hariyo yakoze bwa mbere ndende asobanura kuri Tikuno Ram. Murasobanukirwa uburyo iri gukora naho ngaha, ahubwo mu gace kiwacu ntago bikiri kure cyane, habe muri kabale, habe muri framasoneri, habe muri Illuminati. Abo bantu bose iyo bava bakagera banga umuntu witwa Paulo. Jya mubona ukuntu banyaga abantu mu nsengero, umuntu agahaguruka agatanga igipangu atanabivuganye n'uwo bashakanye. Hari impeta mujya mubona nini cyane abapasteri bambara ziriho utuntu tw'utubuye duto duto twinshi dutandukanye, ariko kandi muri iyo kabare ya Hosheni muzasanga harimo noneho n'izindi mpeta ibifite ikibuye kimwe cy'ibara rimwe, ariko ukabona ni ikibuye kinini giteretsemo. Nimvuga kabare ujye wumva ubupfumu bw'Abayahudi. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu kibari nk'umuhamuro urimo imitongero n'imbaraga zose uriya muntu agomba gukoreramo mu gihe ari gukora. Ntago Abayehova ari bene data niba batemera ko Kristo Yesu ari Imana. Umuntu uhakana ubumana bwa Kristo ntago yaba mwene data, nta nubwo aba ari umukristo dayeri. Aravuga ati ariko se biriya bintu byose uko muri kubivuga ko biri biblike, iyo miryango 12, izo Hosheni, ibyo bitereko by'amatabaza, ibyo bintu byose ko biri biblike bikaba ari ibyacu, mbese tubibaharire kuko Satani yashatse kwigana Imana? Iki nicyo kibazo nshaka gusubiza, ubundi nyuma ndasubiza ibindi nka bibiri. Donc imigenzo yo mu isezerano rya kera nta place ifite mu mubiri wa Kristo. Biriya byose byari igicucu cyo kugira ngo tumenye ko Kristo ari maza, ariko hahagereye igicucu ntitukigikurikiza amaso, tureba nyiracyo, tureba ufite umubiri wa. None mwene data, bya bintu byashajishijwe, byashize, byakuweho, ni gute umuntu ajya kubizura akabicukumbura akabigarura muri twebwe, natwe
tukabyakira nk'umubiri wa Kristo kandi byarashushanyaga noneho ibyo turi kubamo mu mubiri wa Kristo, tukabona ni ibintu biri aho bisanzwe. Nyamara nubwo twe twabona ari ibisanzwe, muri kabare ho ntago ari ibisanzwe. Oya bene data, igicucu twagisigiye abanza umubiri, kubera ko umubiri wa biriya byose ufitwe na Kristo. Babandi banze Kristo bakanga uwo mubiri, bo basigaranye igicucu kandi Imana irabemerera bagikoresha icyo bashaka. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muri hose, mwebwe abakunzi ba Elon TV mudukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye tubanyuriza hano kuri iyi channel, kandi dushimira Imana yahaduhereye ubu buryo bwo kugira ngo icyo umwami Yesu aduhaye kumenya tukibasangize. Turagarutse rero uyu munsi kugira ngo ducumbukure aho twari tugeze ku kiganiro kijyanye n'imikorere ya kabare juive mu itorero cyangwa mu matorero ya Gikristo. Nkuko nababwiye ubushize mbere yuko dutumira umuvandimwe Bosco, dushimira cyane, yagize uruhare rukomeye cyane mu kiganiro cy'ubushize kugira ngo ibintu byumvikane, Imana imuhe umugisha. Mbere yuko tumutumira nari nababwiye ko tugezaho kuvuga kuri ibi bintu kuko bimaze gukabya. Hari igihe umuntu yabirebaga akabona birihanganirwa, akabona hari ni ibintu bidafite umwanya mu mitima y'abantu, ariko ni ibintu bimaze kugera ku yindi ntera, ku buryo n'Imana ishimye kubihishurira abantu bari aho gusa batakabaye babivuga, batakabaye ari bo bari kubidenonsa, kuko hari ababishinzwe, hari abakora iyo mirimo, hari abaragijwe umukumbi w'Imana, abo nibo bakabaye bari gukora ibi turi gukora. Ariko Imana yaravuze ngo nimutankorera ibyo nshaka jyewe nzahagurutsa ibiti n'amabuye. Imana iduhagurukije turi nk'ibiti, turi nk'amabuye, idushyira mu nshingano ba nyirazo banze gukora. Niyo mpamvu nihanganisha ba bantu babangamirwa no kuba nabamvuga ubutumwa bwiza ndi umugore, babuhawe ari abaranga, bamwe muri bo bahitamo guhinduka abahanjuzi. Iri ni ijambo rikomeye cyane, abo twabanye mu minsi ishize kuri phase d'honneur bararyumvise, itandukaniro ry'umuranga n'umuhanjuzi. Abakozi b'Imana bakorera Imana nk'abahanjuzi. Kuri bene data b'abarundi batumvira ijambo badukurikiye, umuhanjuzi bisobanura umudandaza w'amavuta cyangwa abacuruzi b'amavuta. Murabizi igihe umukwe yazaga, urusaku ruvuze ngo umukwe araje, b'abakobwa batanu b'abapfu baratsaga bikazima, hanyuma basabye amavuta kuri babandi bayagura ku mukwe kuri babandi bayafite bitabasabye gusohoka mu cyumba cy'umukwe. Barangije barababwira ngo ntago yadukwira, ahubwo mujye aho musanzwe muyakura, musohoke mujye ku bahanjuzi. Dore ikintu cyantangaje muri uyu mugani abantu benshi batajya bitaho, nuko bano bahanjuzi, bano bacuruzi b'amavuta, bo bari aho bacuruza amavuta bazi neza ko batarindiriye umukwe. N'ikimenyimenyi ntago bari mu cyumba gitegererezwamo umukwe. Kugira ngo bano bakobwa bajye kubona amavuta byabasabye gusohoka mu cyumba gitegererezwamo umukwe, bajya hanze kure y'icyumba ku bahanjuzi. Aho bagarukiye basanze umwami yakinze, arababwira ngo ndababwiza ukuri yuko ntabazi, ntago nigeze kubamenya. Ari abo bakobwa, ari ayo mavuta yabo, ari abo bahanjuzi bahanjuraho, bose bagumye hanze y'icyumba cy'ubukwe kandi ntibyabujije ubukwe gutaha. Bene data, birakwiriye ko ibi turi kuvuga nubwo bisa naho hari abo bijya bibangamira, birakwiriye yuko tubivuga kuko data nibyo adutegetse kuvuga, data nibyo ashaka ko tuvuga, kandi iki ni igihe cyo kugira ngo tuburire abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iraguye Babuloni, ngo nuko bwoko bwanjye nimuyisohokemo. Bene data, niba uyu munsi urimo ugura ku bahanjuzi, ndakubwiza ukuri uzaherana hanze n'abahanjuzi. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo hanze imbwa n'abarozi. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cyerekeranye no gusubiza ibibazo byabajijwe. Nari nzi ko ikiganiro kizakurikiraho nzakora ikiganiro mbereka kabale ya buri kintu muri biriya bintu twagiye tuvuga,
mumbabarire twavuze ibintu bigiye bitandukanye. Nari nzi ko nzabereka Kabale. Iyo tuvuze Kabale jya wumva ubupfumu bw'abayahudi. Nituvuga donc nari nzi ko tuzatangira kwerekana Kabale iri inyuma y'imiryango 12, Kabale iri inyuma ya za mpeta mujya mubona icyo bita hosheni, tuzabyigaho. Kabale iri inyuma ya za nyenyeri mubona mu nsengero, Kabale iri inyuma ya za nkoni, Kabale y'amasanduku y'isezerano. Ariko kuko atari byo tugiye kuvuga kandi yenda hashobora kuba hari abantu bafite amatsiko, iyi ni recherche yoroshye nawe wakwikorera, kubera ukuntu Kabale ishaka kugera ahantu hose. Ubu amakuru makeya nibura yibanze afatika baba bashaka gukururisha abantu bayashyira habona. Nawe ushatse wabyishakira ukandika bisanzwe uti Kabale y'inkoni, cyangwa se abakoresha igifaransa ukandika uti Kabale de 12 tribus d'Israël, abakoresha icyongereza ukandika uti Hoshen Kabala. Bagenda bakwereka ibyo bintu byose. Uyu munsi rero tuje gusubiza ibibazo kuko nabonye ikiganiro dukora habazwa ibibazo byinshi ibyabajijwe muri commentaire mwarabibonye, ibyo nakiriye inbox, ibyo Jean-Luc yakiriye, ibyo Bosco yakiriye. Jewe mu by'ukuri ndanyuramo muri makeya ibyo umwami Imana ari bunshoboze kuvugaho. Ndashimira cyane abantu bamenye ikibazo cy'uburwayi mazemo iminsi bakansengera. Imana ibaha umugisha, Imana iri gukora ibikomeye. Mwakwibaza impamvu uyu munsi noneho ngiye gukoresha audio, nuko nifuza kugira ngo ibintu tuza kuvuga nibura tubibereke mu mafoto. Hari muri commentaire umuntu wabajije iby'utwo dushumi tw'umutuku, ndifuza kuza kutubashyiriraho. Ese iyo bavuze Talite baba bavuze iki? Iyo nayo nkayibereka. Iby'Imana iri bunshoboze kugira ngo mbereke ndaza kubibereka. Bitewe rero nuko imbaraga atari nyinshi mu mubiri, muri hangana nimwumva ijwi riri hasi, cyangwa se nimubona ikiganiro kibaye kigufiya, aho Imana iza kumpa imbaraga kugeza niho tugarukira. Tutarinjira mu kiganiro rero mureke dusenga Imana. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye yuko watoranyije ibinyantege byo mu isi kugira ngo ukoze isoni bikomeye. Mwami wanjye watoranije abaswa bo mu isi ngo ukoze isoni abanyabwenge, atari uko wishimira kubakoza isoni, atari uko utishimira abakomeye, ahubwo rimwe na rimwe abakomeye bishimira ibyabakomeje, abanyabwenge bakishimira ibyabahaye ubwenge, bityo na bya bindi byajya kure yawe bikaba bidashoboka ko babidenonsa. None mwami wanjye tuje hano kugira ngo dukomeze tuganire. Mwami wanjye icyo duhaye kumenya tugihe ubwoko bwawe, kandi ndasenga kugira ngo umwuka wawe wera abe hagati yacu n'abatwumva mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese mwami Imana yumvisha amatwi y'umwuka, umutima ukingukire kwakira ibyawe mu izina rya Yesu. Ndasenga kugira ngo Data umwuka wo gufana, wo kwirukanka inyuma y'abantu, yo gushyiraho abandi bahuza hagati yacu nawe, uwo mwuka usenye mu izina rya Yesu, ahubwo tugufateho ari wowe rufatiro, ari wowe banze ryo kwizera, kandi ari wowe gusohoza kose. Muri iki kiganiro rero bana natwe, ubwiza bwawe bube hagati muri twe, umwuka wawe asobanurira abantu, imbaraga zisumba byose zibe hagati muri twebwe abumva n'abavuga, kandi mwami ku iherezo icyubahiro cyose kikugarukire. Mu izina ry'umwami Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Turahera rero ku kibazo cy'umuvandimwe witwa Judith Babyeyi. Yakibajije hano muri commentaire kuri YouTube, aravuga ati none se iryo torero ry'ukuri muvuga ririhe ko numva ntazi, kandi iyo nzira ifunganye muvuga iri hehe? Mwene data, buriya hari itandukaniro hagati y'idini n'itorero. Itorero ni rimwe, niko umuririmbyi yaririmbye, ni nako ijambo ry'Imana ritubwira. Itorero ni rimwe kuko itorero ni umubiri wa Kristo. Itorero ni umubiri wa Kristo, naho idini ryo ni ihuriro ry'abantu bahuriye kugusenga, kuguterana, bagashyiraho amahame runaka, ashobora kuba ashingiye kuri Bibiliya cyangwa se akanadeviya, kubera ko mu madini dufite n'amadini atari aya Gikristo, tukagira n'amadini ya Gikristo yagiye ava muri Bibiliya cyangwa agasigarana bimwe byo muri Bibiliya, bimwe byo mu ijambo ry'Imana akabivanga n'ibindi bitagize aho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Dufite andi madini noneho yagiye avanga amasezerano abiri. Turaza kureba uburyo
uburyo ibyo bintu ari ikizira cyane kuvanga amasezerano abiri ukaba mu isezerano ryahawe Mose n'isezerano ryahawe Kristo. Buri wese afite isezerano yahawe kandi yazanye n'icyatumye arizana, kandi iryo sezerano rifite abo ryahawe, buri sezerano rifite abo ryagenewe. Wabajije rero mwene data ngo itorero ry'ukuri riri hehe? Itorero ry'ukuri ni Kristo Yesu, ni umubiri wa Kristo. Yaravuze mu gitabo cya Yohana 14 umurongo wa 6, aravuga ngo ni nge nzira, ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya. Mwene data, abantu bajya bibwira ko hari indi nzira bashobora kunyuramo kugira ngo bagere kwa data, ukibwira ko nunyura kwa dadi hari abasenga gutya bizacamo, nunyura mu itorero runaka ry'umwuka bizacamo, ariko hariya wakahagiye ugiye guterana na bene data ariko ku bwawe ufitanye umubano wihariye na Kristo. Itorero ry'ukuri ritangirira mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ntimuzi yuko muri insengero z'umwuka w'Imana ukorera muri mwebwe? Wabajije rero ngo iyo nzira ifunganye muvuga iri hehe? Nta handi iri muri Kristo. Ijambo rivuga neza iryo nari nkusomeye ngo nta ujya kwa data ntamujyanye. Ni nge nzira, ukuri n'ubugingo, kandi nta ujya kwa data ntamujyanye. Ndagira ngo twongereho iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 12 umurongo wa 32, rivuga ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami. Iyo tuvuga itorero rya Kristo tuba turi kuvuga umukumbi muto, ntago ari igihiriri cy'abantu, ikibatima cyuzuye abantu no hejuru. Oya, tuba turi kuvuga umukumbi muto kubera ko abo Kristo yita umubiri we anabita umukumbi muto, ntago ari umukumbi mugari. Hari ibintu bivugwa umukumbi mugari wose ukabyakira. Iyo turi kuvuga ibitangaza n'abadakijijwe barakira. Iyo turi kuvuga viza, tuvuga abagore, tuvuga abagabo, tuvuga kubyara, ibyo ngibyo n'umukumbi mugari urabyakira. Iyo Yesu yateranaga agiye gutubura imigati, umukumbi mugari warazaga, bwacya wagaruka akawubwira ati ntago ari jye ubazanye, si n'amagambo yanjye, ahubwo muzanwe na ya mitsima mwariye mugahaga. Umukumbi mugari rero ujyanwa n'imigati, ujyanwa n'amafi, ariko umukumbi muto niyo bavuze umusaraba urahaguma. Umukumbi muto niyo bawubwiye ngo mwikorere umusaraba wanyu mu nkurikire, umukumbi muto urahaguma, kuko destination ni mu bwami bw'Imana. Ntago umukumbi muto ugamije kubona ubwami ukirino, ahubwo ugamije gutaha gakondo. Nkunda igice cya 11 cy'Abaheburayo, bavuga kuri ziriya ntwari zo kwizera, bakagera ahantu bakavuga ngo iyo bakumbura iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo kuyisubiramo, ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza. Umukumbi muto ni wo wonyine ubasha kureba gakondo uri kujyamo. Niyo mpamvu wemera kunyura mu nzira ifunganye, kandi Kristo Yesu atubera inzira ifunganye. Wibazaga rero ngo iryo torero riri hehe? Wandikiye Abaheburayo yarababwiye ngo uko wa munsi urusha, ngo ntimukirengagize guterana kwera, ngo ahubwo uko wa munsi urushaho kubegera aba ariko murushaho kugenza mutyo. Mwene data, guterana kose ntago ari ukwera. Oya, guterana ku bukwera bitewe nuko guteraniye mwabera kandi bahuje umutima. Niyo mpamvu Yesu yababwiye aya magambo nkunda cyane yo muri Matayo 18 uhereye ku murongo wa 19, arababwira ngo ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mw'isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na data wo mu ijuru. Kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati muri bo. Uyu ni wa mukumbi muto. Biragoye ko wazabona umukumbi mutoya ngo mujye guterana muri abantu ibihumbi bingahe. Ahubwo Yesu arapresiza ngo aho 2 cyangwa 3 bazateranira mu izina ryanjye. Isengesho ryanjye ni ukugira ngo ba bantu bakunda Kristo mukuri no mu mwuka, bamukunda by'ukuri, Imana imuhe bene data bukuri. Baba 2, baba 3, ariko abo ngabo nibaterana mu izina rya Yesu bakagira icyo bahurizaho umutima kugisaba cyose, data azagikora kugira ngo yubahirize umwana we. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko iyo duteranye
duteranye turi ikivunge birashoboka ko twaryoherwa buri wese akabona ikimufasha muri ibyo ngibyo, ariko kugira ngo abantu 100 bazaterane bahuze umutima, erega ubundi kugira ngo uhuze umutima n'umuntu bisaba ko muganira ku byo muhurizaho umutima mukabyumvikanaho, cyangwa se mukaba mwikoreye umutwaro umwe. Buriya mu itorero rya mbere byari byoroshye cyane ko bahuza umutima niyo baba ibihumbi bingahe, kubera ko bari bakiri mu kwizera kumwe, hari hataravuka utuntu n'utundi hagati muri bo. Mu cyumba cyo hejuru kuri Pentecote ngo bageraga mu 120, ariko bose bari bahuje umutima kuko bari baragiye gutegereza icyo umwami yasize abategetse, nta kindi cyari cyarabajyanye mu cyumba cyo hejuru. Naho uyu munsi dushaka gutangira amasengesho y'iminsi 40 dufite ibintu, buri wese afite ibintu bye 40 bimuzanye muri ayo masengesho, undi afite ibindi bye 40, undi afite ibindi bye 40, kugira ngo tuzagira icyo duhurizaho umutima kugisaba data mu nyungu rusange z'itorero cyangwa z'umubiri wa Kristo, bikatubera ikibazo. Itorero rero rirahari, jambo riravuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo kandi rwanditse haya magambo ngo Uwiteka azabe. Ntugire ikibazo mwene data, itorero ry'Imana rirahari, urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana baribo, kuko byarivanze rwabaye uruvangitirane rukabije ku buryo utabasha kubarobanura gusa ugendeye ko bose basengera mu bakristo. Oya, n'ibyaremwe byose, ibiti, amabuye, inyamaswa, ngo biri mu bubata bitegereje guhishurwa kw'abana b'Imana baribo. Tuzatungurwa kuri uriya munsi, abana b'Imana nibahishurwa tuzatungurwa, twese tuzumirwa. Wenda abo twatekerezaga tuzasanga atari nabo, abo twari tuzi ko ari abaranga dusange data yababonaga nk'abahanjuzi. Sinzi niba ari muri iki kiganiro nabivuzemo ntangira, ariko tumaze iminsi turi kwiga kuri uriya mugani w'abakobwa 10, aho bari abakobwa 5 b'abapfu, amavuta yabo yanze gukora kuko batsaga bazimya. Abanyabwenge barababwiye ati musubiraho musanzwe muyakura. Hari hehe se? Hari hanze y'inzu y'ubukwe, kuko abahanjuzi bo bazi neza ko batari kujya mu ijuru. Abahanjuzi, abarundi batazi ikinyarwanda, bisobanura abacuruzi b'amavuta cyangwa abadandaza b'amavuta. Barayatanga pe, akaba yatuma byana kwaka, ariko na amavuta umukwe atazi, na abahanjuzi ubwabo umukwe ntabazi, nabo bakobwa 5 b'abapfu babaguraho amavuta umukwe ntagabazi. Haleluya! Umukwe aziranye n'abaha amavuta ubwe, kubera ko usabana n'umukwe niko amavuta yuzura mu mperezo yawe. Ndakwifuriza mwene data gukora umurimo w'Imana uri nk'umuranga, utari umudandaza cyangwa utari umucuruzi w'amavuta. Rero itorero ry'Imana rirahari, urufatiro rukomeye ruracyariho, kandi rwanditseho aya magambo y'uko Uwiteka azabe. Icyakora iryo torero ryitwa umukumbi muto, kandi uwo mukumbi Yesu yarawubwiye ngo aho 2 cyangwa 3 bazateranira mu izina ryanjye. Ntago ari mega church, ntago ari ikibatima cyuzuye no hejuru, nubwo tugize amahirwe twabona ikibatima cyuzuye gutyo kirimo abantu bahuje umutima mu izina rya Yesu. Ariko noneho aho 2 cyangwa 3 bateraniye, umwami Yesu abahari niba bahuje umutima. Ndumva naba ngusubije kuri icyo kibazo, tukajya ku kibazo gikurikiyeho cya mwene data wundi. Turakomereza ku kibazo kindi cya mwene data yabarije kuri WhatsApp. Yaravuze ati, bene data, ibyo muvuga turabibona kandi tubana nabyo buri munsi, bye byambangamiraga ntanazi n'ibyo ari byo. Umwuka w'Imana arakora koko, ariko rero hari ikibazo nifuza kubabaza. Mbese nitubaciraho iteka cyangwa nidukomeza guca imanza, ubwabyo nabyo si icyaha ko Bibiliya ibitubuza? Aha rero niho nashakaga gusubiza. Numvise iki kibazo nta kirengagiza, kuko na atake nyinshi nabonye ku giti cyanjye. N'abantu bambazaga ngo ninde wakugize umucamanza, ibyo bintu wihaye. Bene data, nta muntu turi gucira urubanza, turi kubereka ibidakwiriye biri mu rusengero. Ubishaka ahunge asohoke muri ibyo bintu, ubishoboye aganire nabo bashumba, ababaza ibyo ari byo, bamusobanurira ibyo ari byo. Nibatamukonvenka amenye yuko ari ahantu Kristo atari, aho hantu hari Yesu wundi. Dore igisubizo rero naha uyu mwene data. Ibyo dukora Bibiliya bitwemerera. Niba ubibona ukumva waburira bene so, ariko ugatinya ko waba nk'uciye urubanza, ahubwo ni nko kubona bihehe igiye kurya umwana w'intama,
kavuga uti ntaburira uyu mwana w'intama bihehe, ikavuga ngo nayiciriye urubanza da. Oya, none se niba bihehe ubona iryana, wabura gukiza uwo mwana w'intama niba ubishoboye, cyangwa kumuburira nibura yanamurya ikamurya wamuburiye, ngo ni ukugira ngo bihehe itarakara? Ntago ari uko rero guhamagarwa kw'Imana kuri. Iyo Imana yaguhamagaye ubwo utegerezwa kumvira Imana kurusha uko wumvira abantu. Ndagira ngo ngusomere iri jambo riboneka mu Bakorinto ba mbere ibice 5, ndahera ku murongo wa 9 ngere ku wa 12, niho harimo igisubizo cy'iki kibazo wabajije. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kwitandukanya n'abakristo gito. Umurongo wa 9, nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu biyisi, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bimeze bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. 11, ahubwo nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data niba ari umusambanyi, cyangwa ari uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi. Umeze atyo ntimugasangire nawe. Mbese mpuriyehe no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe, ariko abo hanze Imana nizabaciraho iteka. Mukuru uwo munyabyaha muri mwe. Ahangaha Paulo yari arimo yandikira itorero ry'i Korinto, aribwira uburyo nta bubasha afite bwo gucira urubanza abo hanze, ariko babandi biyita bene data bari hagati muri twebwe, ni inshingano zacu kubagenzura no kubacira urubanza. Usubiremo uyu murongo wa 12, mbese mpuriyehe no gucira urubanza abo hanze? Namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe. Ntabwo yari arimo abagayira ko bacira imanza abo muri bo, oya, ahubwo yari arimo abagaya ko bashobora gucira imanza abo hanze bakiri mu byaha. Ariko babandi binjiye muri twe ngo dusangirire ku meza y'umwami, abo ngabo niba bari kugendera mu imigenzo y'isi yanayivuze, harimo gusambana, harimo kwifuza ibibi, harimo kunyaga, harimo gusenga ibishushanyo, ibi bintu byose turi kugenda tuvuga. Mwene data, ibi ngibi nubikora nta cyaha uzaba ufitanye n'Imana, kuko dusabwa kugenda tugendera mu mwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Hari benshi baseseye muri twe nyamara batarabo muri twebwe, hari abandi binjiranye ibindi bintu nyamara bitari ibyo muri Kristo. Bibiliya rero iratubwira ngo bene abo dutegerezwa kwitandukanya nabo. Nta kosa rero riri mu kuvuga amakosa akorwa n'aba bantu biyita bene data, kandi tukaba tubona imigendere yabo, imibereho yabo, imikorere yabo hagati mu nsengero igaragaza yuko atari bene data bukuri. Ikindi, wowe Imana imaze kubihishurira ubugize nk'inshingano, kuko hari abantu bakiri abana mu mwuka. Nigeze kubabwira ngo uzafata agataka ukabumbe neza utamika umwana w'uruhinja, arasama agatamira da, kubera ko ntazi gutandukanya ibiribwa n'ibitaribwa. Ariko wowe umaze kubimenya, wowe umaze rwose gutunganirizwa muri Kristo Yesu, umaze gushorera imizi mu ijambo ry'ukuri, ukwiye kuburira abandi bantu ibintu biri satanike ukabibereka, ibintu bidahura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ukabibereka, byashoboka bakabihunga, bakwangira, uba warangije umurimo wawe. Ijambo riravuga ngo nimbwira umunyabyaha ngo gupfa uzapfa, ngo nawe ukabyumva ukamwihorera, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko ubugingo bwe nawe nzabukubaza. Ntabwo dukwiye kuzabazwa ubugingo bw'umuntu n'umwe, ahubwo birakwiriye yuko tubwira abanyabyaha yuko nibatihana koko bazapfa, cyane cyane abanyabyaha tubana mu nzu y'Imana, abo tubana bitwa bene data. Paulo niwe wari urimo avuga ngo nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data niba ari umusamba. Uwitwa mwene data niba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi, umeze atyo ntimugasangire nawe. Mujya mubona ukuntu banyaga abantu mu nsengero,
umuntu agahaguruka agatanga igipangu atanabivuganye n'uwo bashakanye. Abana b'imfubyi baruzuye, abapfakazi. Mu mirimo myiza Yesu yatubwiye yaravuze ngo nari mfunze ntimwansura, nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Ariko uyu munsi abanyazi kubera ko bari hagati mu bana b'intama nibo bari gutuma tudasohoza itegeko ry'umwami ryo kumugaburira ashonje, ryo kumwambika yambaye ubusa. Twararengereye, twagiye kure. Abo rero Bibiliya ibita abanyazi. Babandi banakwankuraje kudatunga ababyeyi bawe babakene, kuko niba watanze mu rusengero kuri bo birahagije. Abo ni abanyazi, ni abifuza ibibi, ni abararikira iby'isi. Ni ngombwa yuko tubavugaho, ni ngombwa yuko niba tubonye bene ibyo tuburira abana b'intama kugira ngo ababishaka bahunge, abatabishaka ntago twabaforusa, ariko ubugingo bwabo ntituzabubazwa. Mureke twongereho kuri iki kibazo iri jambo rimwe riboneka mu gitabo n'ubundi cy'Abakorinto. Abakorinto ba kabiri igice cyaho cya 11, ushatse wahera ku murongo wa mbere ukagera ku wa 15, ariko ndaza gusoma imirongo 2 gusa. Ndahera ku wa 13. Haravuga ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Haleluya. Aba nibo babandi n'ubundi Bibiliya yita abahanjuzi, kubera yuko aba bantu umurimo wabo ni ugucuruza amavuta, bifuza indamu mbi, bakazifuriza ku ntama. Nimusoma iki gice muzasanga hari izindi ntumwa zari zaje i Korinto zibabwira ubundi butumwa, ariko kandi zirimo zibashakaho n'ibyabo. Kuko Pawulo aravuga ati ubuse nakoze ikosa ubwo ntabatsi byanyu. Usomye hejuru usanga arimo avuga ati mwangayiye yuko andi matorero ariyo yamfashije, mwebwe simbaka ibyanyu. Abo baza bigira nk'intumwa zikomeye, ariko aba bavuga neza. Aravuga ngo abo ni intumwa, bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, kuko nyine uburiganya bwabo nibwo butuma babakuramo amafaranga yanyu. Ngo bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo n'abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ikibazo rero cy'aba bakozi ba Satani bo umugabane wabo baba baramaze kuwuhitamo, barabizi ko batari kujya mu ijuru. Ariko kandi nk'uko twavuze kuri kabare, twavuze yuko umukozi w'umukabaliste umurimo ukomeye ashobora gukorera shebuja ni ugushuka umugoyimu. Umugoyimu twasobanuye ko ari abantu batizera inyigisho z'Abayahudi. Donc abagoyimu ni abantu batari muri iryo dini ryabo. Abagoyimu rero ni nk'uko abisilamu batwita abakafiri. Rero ngo iyo ushutse umugoyimu ukamukura mu nzira yararimo, ubukoze umurimo ukomeye cyane, ukamuyobya inzira mbese. Noneho rero ngo iyo umubeshya ukamwiba ukamurya utwe, ubukoze umurimo udasanzwe, kuko ubushohoje nyine cyanditswe kivuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi uretse kwiba, kwica no kurimbura. Mu by'ukuri aba kwibye utwawe, yarangiza akakwicira ubugingo, ukabaho ngaho utegereje kurimbuka. Muza abantu bateye umusaraba wa Kristo umugongo bitewe n'abakozi ba Satani, intumwa z'ibinyoma zabashutse zikabarya ibyabo. Aba bantu bakaba basigaye batuka izina ry'Imana yacu, bavuga bati reka aba bantu ni abanyamitwe, nta Mana ibaho. Mwene data ndakubwiza ukuri, wahuye n'umuhanjuzi, ariko data arakifitiye 7,000 by'abaranga. Ndakwinginze wicibwa intege n'izo nkozi z'ibibi mwahuye ngo zitume utandukira umusaraba wa Kristo. Iki kibazo nacyo ndumva twakirekeraho tugasubiza igikurikiyeho. Ndabona iminota iri kwirukanka, hanyuma tuze kugira naho tugarukira. Hari mwene data wasabye ko ibi bintu twajya tubibereka kugira ngo nimubibona mubimenye. Niyo mpamvu mubona kuva aho video yatangiriye hari kugenda hasimburanamo amafoto y'ibintu twagiye tuvuga,
twavuze kuri taliti, cya gitambaro bambara basenga, tuzavuga ku bupfumu buri inyuma yacyo. Ubu ni ukugira ngo gusa mube mukibonye mumenye icyo ari cyo. Twavuze ku mabendera y'imiryango 12, tuzavuga ku bupfumu buri inyuma yayo. Ubu ni ukugira ngo gusa muyarebe kuko yo aza mu mabara menshi agiye atandukanye. Ibyo nabyo tuzabisobanura nitugera ku cyitwa kabare ya Hosheni cyangwa ubupfumu buri inyuma y'icyitwa Hosheni. Twavuze ku gashumi k'umutuku bambara, ako nako ngira ngo kakomeje kugenda kaza kavamo, kariya gashumi nako kugira ngo bamenyane. Muri kabare ya Hosheni tuzasobanukirwa ikintu kijyanye na hari impeta mujya mubona nini cyane abapasiteri bambara ziriho utuntu tw'utubuye duto twinshi dutandukanye. Ibyo ngibyo umwami Imana nadufasha tukagera kuri kabare ya Hosheni tuzatuvugaho. Ariko kandi muri iyo kabare ya Hosheni muzasanga harimo noneho n'izindi mpeta ibifite ikibuye kimwe cy'ibara rimwe ariko ukabona ni ikibuye kinini giteretsemo. Iyo nayo ndumva nayiberetse. Nzababwira impamvu zimwe zigira amabuye menshi izindi zikagira ikibuye kimwe. Aho ni kuri kabare ya Hosheni. Imana nidufasha tuzareba kuri kabare iri inyuma y'iriya nkoni mukunda kubona. Tuzavuga kuri kabare y'igitereko cy'amatabaza. Nimvuga kabare ujye wumva ubupfumu bw'Abayahudi. Ni ukuvuga ngo kiriya kintu kibari nk'umuhamuro urimo imitongero n'imbaraga zose uriya muntu agomba gukoreramo mu gihe ari gukora. Uzasanga rero turiya dushumi tw'umutuku n'abapasiteri hari abatwambara, abandi bakatwambara bakagerekaho amasaha, kuko nabonye mu Rwanda ariho iyi nkuru ya kabare yatinze kugera mu bindi bihugu, barayivuzeho cyane kuko ho byasakaye kuva kera. Rero ibi bintu byose twagiye tubabwira kubera ko kenshi twabaga turi gukoresha video, hari igihe bitakundaga ko tubishyiramo, ariko uyu munsi nabikoze gutya kugira ngo ibi bintu byose nagiye mvugaho mbimansiyona gusa. Tuzagenda tureba buri kabare ya buri kimwe Imana niduha umwanya. Ntago nshaka ko dutinda muri kabare kuko ni ikintu cy'umuburo gusa kugira ngo ukibona agihunge, ariko ntago ari inyigisho. Iyi ngiyi ngira ngo umuntu utari donc baduha information z'ubuvungukira, ariko izo ngizo zikaba zashobora kugufasha kugira ngo umenye aho ugarukira. Rero ayo mafoto ndumva icyo kibazo twagisubije. Ayo mafoto yagiye anyuraho ibikoresho byo muri kabare dusanga mu nsengero. Kabare y'inyenyeri, iriya nyenyeri yo na Bibiliya ayivugaho, mu byakozwe n'intumwa bayivugaho, bongera kuyivugaho muri niba ari mu muhanuzi Amosi, ndaza kubashakira ibyo byanditswe. Ariko iriya nyenyeri y'Imana yitwa Refani, iriya nyenyeri bayivugaho cyane, cyari ikigirwamana cy'Abisirayeli, n'uyu munsi baragikomeje. Iyo ubonye iriya nyenyeri mu ibendera wajya kubona ukabona abapasiteri b'abasiyoniste bahoza amabendera ariho iriya nyenyeri mu nsengero. Ni ibintu bukwiye gusengera no biba bikwiye gucana agatara k'umutuku muri wowe ukabitekerezaho. Ndumva icyo kibazo ari nk'uko twagisubiza kugira ngo tujye ku kindi kibazo cya mwene data. Hari umuvandimwe witwa Umuraza Landrada, nizeye ko mbivuze neza, nawe wampuguye, ndamushimira cyane ku mpuguro yampaye. Yampuguye avuga ati Clary, Abayehova ntago ari bene so, ngira ngo ni imvugo ibwira bene data umenyereye. Nibyo koko, mumbabarire, hari ukuntu umuntu aba avuga yihuta ijambo rikamucika rikajyamo, ariko wakoze kuri iyi mpuguro kuko hari ushobora kubyumva gutya akagira ngo mpamya yuko ari bene data, ariko nabo ntago bemera ko ari bene data. Ntiduhuje data, ntiduhuje Imana, ntiduhuje umucunguzi. Ntago Abayehova ari bene data. Niba batemera ko Kristo Yesu ari Imana, umuntu uhakana ubumana bwa Kristo ntago yaba mwene data, nta nubwo aba ari umukristo dayeri. Rero icyo mukimbabarireho kubera kuvuga nihuta cyarancitse kijyamo. Ndashaka kugaruka nanone ku kibazo cy'umuvandimwe umwe
yakibarije nawe mu gikari aravuga ati ariko se biriya bintu byose uko muri kubivuga ko biri biblike, iyo miryango 12, izo hosheni, ibyo bitereko by'amatabaza, ibyo bintu byose ko biri biblike bikaba ari ibyacu, mbese tubibaharire kuko Satani yashatse kwigana Imana? Iki nicyo kibazo nshaka gusubiza, ubundi nyuma ndasubiza ibindi nka 2 tube twarekera aho ngaho, iminota irimo irihuta cyane. Nashatse rero uburyo nasubiza iki kibazo mu magambo makeya, ariko ndabubura kuko nabonye ari ikibazo cyiza kandi abantu bakwiye kumva n'impamvu yabyo, kuko iki kitarumvikana iteka hazahoramo confusion. By'ukuri iki kibazo nifuza ko tuzakigarukaho tugasobanura cyane impamvu imigenzo yo mu isezerano rya kera nta mwanya, nta place ifite mu isezerano rishya. Icya mbere nuko iyo usomye muri Yeremiya igice cya 31, Imana yasezeranije isezerano ridafite icyo rihuriyeho n'isezerano rya kera. Ariko noneho ndagira ngo dusome aya magambo aboneka muri Yohana igice cya mbere. Turasoma uhereye ku murongo wa 14, aravuga ngo Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza nyuma yanjye ni wunduta kuko yahozeho ntarabaho. Kandi ndagira ngo hano humve neza, kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Abavutse ubwa kabiri umva ibyo twahawe gusa ni ibyuzuye Kristo, n'ubuntu bukurikira ubundi. 17, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Mwene data, biterwa n'ukurikiye muri abo babiri. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko iyo usomye mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 17, yuko isezerano rya kera cyangwa imigenzo n'imihango byose byakorwaga mu isezerano rya kera byari igicucu kibigomba kuzaza, ari byo Kristo Yesu, ngo ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Biriya bintu byose ibitereko by'amatabaza, isanduku y'isezerano, umwenda ukingiriza ahera hahera wasobanuraga umubiri wa Kristo, ahera hahera ubwaho twagombaga kwinjira hasobanuraga muri Kristo mwimbere. Kiriya gitereko cy'amatabaza cyasobanuraga itorero rya Kristo, ari amavuta asukwa yasobanuraga amavuta y'umwuka wera cyangwa umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tumeze nk'amatabaza ateretse ku mpinga y'umusozi. Mu by'ukuri biriya bintu byose byari igicucu cy'isezerano rishya. Ntago rero wamara gushyikira umubiri ngo nurangiza ugumane n'igicucu, ntago bishoboka. Urabona, ni nkuko waba uruza umuntu uri muzi wawe ariko utaramubona, ari kure cyane, ukajya ubona igicucu kiza kigusanga, wibaza se uriya ninde? Harya iki gitereko kitabaza ni ibiki? Harya donko byose uri kubirebera kure ariko bimeze nk'igicucu. Cya gicucu ko kiza kigusanga ugenda usobanukirwa, ariko iyo nyiracyo akugezeho ntabwo usubira kurunguruka igicucu ngo ugire iby'igicucu umenya. Oya, iby'igicucu ibyo cyashushanyaga byararangiye, nta place igicucu kigifite aho umubiri wamaze kugera. Niyo mpamvu iyo ubona umuntu ujya kuzana ibyari mu gicucu kandi akubwira ko afite n'umubiri ari wo Kristo, mu by'ukuri ntabwo ushobora kuvanga amasezerano abiri, ni ibintu bidashoboka. Rero isezerano rya kera Pawulo anarihamya neza ngo n'ubu ngubu abantu iyo bakirisoma ngo cya gitwikirizo kiracyari ku maso yabo. Reka nze n'iryo jambo turisome, ariko ndashaka kubanza kuvuga kuri aya masezerano abiri mu magambo make kugira ngo twumve impamvu isezerano rya kera nta place rifite. Donc imigenzo yo mu isezerano rya kera nta place ifite mu mubiri wa Kristo. Biriya byose byari igicucu cyo kugira ngo tumenye ko Kristo ari maza, ariko ahagereye igicucu ntitukigikurikiza amaso, tureba nyiracyo, tureba ufite umubiri wacyo. Biriya byose byaramushushanyaga, byaramubanjirije. Ni nako yigeze kubwira abafarisayo, arababwira ngo iyo muba mwarizeye Mose muba mwaranyizeye. Ndumva ari muri Yohana ibice 3, ngo kuko uwo ibyo yanditse ni ibyanjye. Ibyo Mose yanditse byose byavugaga kuri Kristo.
ndetse arongera aravuga ngo ibyanditswe muri Zaburi byose n'amategeko ndetse n'abahanuzi n'igihe byavugaga. Isezerano rya kera ni igicucu cy'isezerano rishya. Rero ntabwo ushobora kuvanga igicucu n'umubiri, ntibishoboka. Ubu se umuntu yaza kugusura ukamubona aturuka kure, ubona igicucu cye, wamara no kumwicaza mu nzu ukajya usubira gushaka cya gicucu. Igicucu ntikigihari kubera ko ntabwo akiri hahandi waboneye igicucu, ahubwo yicaye mu nzu yawe mo imbere. Haleluya. Umuntu w'Imana Pawulo yagerageje gusobanura iby'aya masezerano uko ari abiri, isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya, n'imibanire yayo cyangwa imikoranire yayo. Reka dusome twihuse, ni ahantu hajya kuba harehare, ariko nta bundi buryo nabonye nasubiza muri iki kibazo. Abagalatiya ibice 4 ndahera ku murongo wa 21 haravuga ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko Abrahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'inshoreke undi yari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse kubw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata, iryo niryo rigereranywa na Hagari, ari we kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu nshya yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Ndashaka ko twumva twitonze guhera ku murongo wa 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bimeze. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke, ahubwo turaba umugeni. Icyampa iki cyanditswe kikaba cyumvikanye. Ahangaha Pawulo arimo aragereranya isezerano ryahawe Mose ku musozi wa Sinayi na Hagari inshoreke ya Abrahamu wabyaye umwana w'umuhungu, kandi isezerano rishya akarigereranya na Sara wabyaye umuhungu witwa Isaka. Isaka akaba ari we mwana wavutse mu buryo bw'isezerano kuko yabyawe n'umugeni. Yagereranyije kandi Hagari nka Yerusalemu y'ubu ngubu, ariyo Yerusalemu yo kwisi, ngo kuko iri mu bubata. Ikiyishyize mu bubata ubwayo nuko yirengagije umukiza wayo. Ngo ariko Yerusalemu yo mu ijuru ngo niyo mugeni kandi niwe mama wa twese. Haleluya. Bene data rero, nkunze ahantu hasoreje avuga ngo nuko ibyanditswe bivuga ngo iki? Biravuga ngo senda inshoreke n'umwana wayo, ngo kuko umwana w'inshoreke atazaraganwa n'umwana w'umugeni. Niba wumvise inshoreke ko ari isezerano rituruka kuri Sinayi, twatangiriye muri iki ntanga iki gisubizo, natangiriye ku ijambo rivuga ngo aho Yesu yavuze ko Mose ibyo yanditse byari ibyo, bivuga ngo cyari igicucu, nk'uko Pawulo yongera kubihamya mu Bakolosayi 3:17. Mu by'ukuri ahangaha atubwira yuko bidashoboka yuko tubanisha aya masezerano abiri ngo acomatane, tubane umwana w'inshoreke n'umwana w'umugeni babane kandi bajyane kuraganwa. Oya, birasaba ko dusenda inshoreke n'umwana wayo. Ibikomoka byose, ya migenzo na ya mihango yose yaturutse kuri Sinayi, nta ruhare na ruto yifite uyu munsi muri Yerusalemu nshya, kuko Yerusalemu nshya ntago ari inshoreke, ahubwo Yerusalemu nshya niyo mugeni kandi niwe mama wa twese. Haleluya. Reka kugira ngo iki kibazo ntagitindaho, nsoreze muri iki cyanditswe kiri mu Baheburayo ibice byaho 8. Bavuga ibintu byinshi cyane kuri iki kintu kijyanye n'amasezerano abiri, ariko ndasoma ku murongo wa 13 aho basoreza. Usomye umurongo wa igice cya 9 cyo mu Baheburayo none havuga ku butambyi, uburyo bidashoboka ko twavanga ubutambyi bubiri, ahubwo habonetse umutambyi mukuru kubera ko yagombaga kunyura mu ihema ritameze nk'iryo bari yabanyuragamo bajya gutamba. None rya hema ryakuweho kuko habonetse irindi hema riryo mubiri wa Kristo, tubasha
tubasha kunyuramo kugira ngo tugere ahera hahera ariho muri Kristo Yesu. Ririya hema ryari igicucu riragaruka kugira gute bene data? Riragaruka kugira gute niba nta bindi bintu biryihishe inyuma? Ni dekorasiyo, ni mbese iyaba byashobokaga ngo twicarane n'aba bantu babizana badusobanurire kimwe ku kindi. Igitereko cy'amatabaza ko cyasobanuraga itorero, kigasobanura umubiri wa Kristo. Muribuka mu byahishuwe Yohana abona umwami Yesu arimo agenda hagati y'ibitereko by'amatabaza, byasobanuraga amatorero yo muri Aziya. None se bene data, ubu noneho ku itorero rihari ari umubiri wa Kristo, mwiyerekwa koko bya ukaba wabona ibyo bintu mu buryo ushobora kubyumvamo, ariko se physically ni gute ujya kutugarurira ibintu byo mu ihema ry'ibonaniro? Kandi uyu munsi duhurira na Kristo ahera cyane, aho we yatubanjirije kujya kugira ngo tuhinjire. Bene data, buriya nitugera kuri Hosheni nzabereka uburyo habayeho n'ikintu kizira cyane cyo kwigereranya n'umwami Yesu kitabaho muri ibi bintu byo kuzana ibintu byo mu isezerano rya kera tukabishyira mu isezerano rishya. Uti ni ikihe? Urabona hari ikintu umutambyi yambaraga, ni nacyo cyitwa Hosheni. Yambaraga efodi. Kuri efodi habagaho isahani yitwa Hosheni, yabagaho amabuye 12 y'amazina y'abana ba Isirayeli. Uriya mutambyi mukuru yasemborizaga cyangwa yashushanyaga umutambyi mukuru ari we Kristo. Muri iki gihe turimo, iyo wifashe ukambara Hosheni uba ushatse gusimbura Kristo, kuko niwe mutambyi mukuru wo mu isezerano twebwe turimo. Nta wundi mutambyi mukuru hari. Niyo mpamvu yatubanjirije, yanyuze mu nzira itameze nk'iyo babandi banyuragamo, atubanziriza kwinjira ahera hahera kugira ngo tumukurikire ahera cyane. Aha twinjije aho tutabashaga kwinjizwa n'umutambyi mukuru wo muri rya sezerano rya kera. Abaheburayo rero 8:13, ubishatse wasoma iki gice cyose byagusaba kubyumva, washaka ugasoma n'igice cya 9 naho ndasomamo nk'imirongo nk'itatu. Ariko uyu murongo wa 13 uravuze ngo, ubwo Uwiteka avuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. None mwene data, bya bintu byashajishijwe, byashize, byakuweho, ni gute umuntu ajya kubizura akabicukumbura akabigarura muri twebwe, natwe tukabyakira nk'umubiri wa Kristo, kandi byarashushanyaga noneho ibyo turi kubamo mu mubiri wa Kristo, tukabona ni ibintu biri aho bisanzwe. Nyamara nubwo twe twabona ari ibisanzwe, muri kabare ho ntago ari ibisanzwe. Oya bene data, igicucu twagisigiye abanza umubiri, kubera ko umubiri wa biriya byose ufitwe na Kristo. Babandi banze Kristo bakanga uwo mubiri, bo basigaranye igicucu, kandi Imana irabemerera bagikoresha icyo bashaka, kubera ko yo yari twinjije mu isezerano rishya, ngo kubera ko igishaje kiba cyenda gukurwaho kandi cyenda gushira. Niyo mpamvu Imana ibemerera ko bakinira kuri za Hosheni kuriya, ikabemerera ko bakinira ku isanduku y'isezerano, ikabemerera ko bakoreraho ibintu byose bashaka biri satanike, kuko yo yamaze gusohoza icyo biriya byashushanyaga. Gusohora kwabyo kuri muri Kristo Yesu. Usubiye kubishaka abashaka izindi mbaraga zitabonerwa muri Kristo Yesu. Hari umuntu wambajije, nahise nanamusubiza kuri WhatsApp, arambaza ati ariko se, ati kubera iki ubundi barinda kujya kubishakira hariya kandi no muri Kristo bihari? Ati nukuki bya Yesu bitinda kandi abagiye hariya bigahita byihuta? Naramusubije ndamubwira nti mwene data, buriya urukundo rushyitse rukwiye rwose rugeragereshwa igihe. Niba ubwiye umuntu ngo uramukunda udashobora kumwihanganira, mu by'ukuri iyo umukobwa yagukunze afite icyo ashaka kugukuraho, cyangwa umusore yagukunze afite icyo ashaka kugukuraho, yakwizeza isi, yakwizeza ijuru, ikintu cyose washaka ahita agikora, yanaguza kugira ngo akunezeze, kuko icyo ashaka ntago ari urukundo rwawe. Oya, icyo ashaka ni uko azagera ku cyo agushakaho, wamukunda utamukunda nibikureba. Niba ari ibyinyo bimuzanye kubigukura, azashyirwa umaze kumwubakira etaje. Ariko nawe aho uzamushakira, yaba yarasinziriye mu ijoro hagati uti ko numva twajya ku Gisenyi, azabyuka mugende. Uzajya umutemberana umuhindura nk'agapupe kawe, kuko ari we nta gukunda, nawe ufite ibindi umushakaho. Nuko rero n'imbaraga z'umwijima zikora. Icyo ushaka
kuri Satani akiguha ako kanya kuko nta rukundo rurimo, icy'ingenzi ni uko akurimbura. Naho Kristo we icyo ashaka daboro ni agakiza k'ubugingo bwawe, ntabwo ashaka kuguha impano zo kukurimbuza. None se Satani yari mwiza gahoro? Yaririmbaga neza gahoro se? Uzasome Yesaya 14 urebe ukuntu yari marayika utangaje. Ariko Imana icyo ishaka daboro ni ubugingo bwawe, nuko ubanza ukaba umugeni, ukaba wa wundi uri mu rukundo rutunganijwe rwose, utazanywe n'imitsima ahubwo wazanywe n'urukundo ukunda Kristo. Naho Satani w'intego ye nta yindi nuko ukurimbuza, niyo yakurimbuza rwose ugira ngo murakundana nta kibazo, ntacyo bimubwiye, ibye urabimusaba agahita biguha ako kanya. Rero n'aba bantu basubira gushaka imbaraga zo mu gicucu nuko bananiwe kwihanganira mu mubiri, kuko mu mubiri birasaba ko urukundo rwawe rugeragezwa. Urukundo ukunda Umwami Yesu rurageragezwa, urukundo ukunda Umwami Yesu bisaba kubanza ukarwihanganisha. Abantu tubana muri Vase d'Honneur twize ku ntambwe enye z'agakiza, twageze ku ntambwe yitwa gutunganywa rwose. Tureba uburyo urukundo dukunda Umwami Yesu ndetse n'agakiza tuvuga ku munwa, urwo rukundo rugeragereshwa umuriro. Na Pawulo abigaruka havuga noneho n'uburyo atari agakiza kacu gusa, ahubwo n'imirimo dukora nayo izagera igihe igeragereshwa umuriro. Muri icyo gice cya 3 cy'Abakorinto ba mbere avugamo ijambo nkunda cyane numva nasubirisha iki kibazo, akavuga ngo kuko ari nta rundi rufatiro na rumwe umuntu abasha gushyiraho ngo uretse urwashyizweho ari rwo Kristo Yesu, ngo nuko rero umuntu wese yirinda uko yubaka kuri rwo. Mwene data, kuri Kristo Yesu ntibubakishaho igitereko cy'amatabaza, ntibubakishaho imiryango 12 y'Abisirayeli, ntago bubakishaho efodi, ntago bubakishaho hosheni. Ibyo bintu byose byari ibintu bimuranga, bimubanziriza, byari igicucu cy'uko aje. None ko yahageze biracyakora iki mu itorero? Reka nongereho imirongo nk'itatu yo mu gice cya 9 muri iki gitabo cy'Abaheburayo, ubundi ndangizanye n'icyo kibazo. Ndasoma yenda uhereye ku murongo wa 8, Abaheburayo ibice 9 uhereye ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko rero icyo Umwuka Wera tumenyesha nuko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho. 9 ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo, batakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura, kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza by'ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugera ku gihe cyo gutunganywa. Ibi bintu byose bijyanye n'imihango n'imigenzo, ibyo bikarabiro byari byo kujabikamo ibiganza, ibyo bitereko bya bintu byose bijyanye n'imigenzo y'ihema y'ibonaniro, ari nabyo uyu munsi Kabare yongeye iragarura itereka mu nsengero zacu. Bibiliya iratubwiye ngo ibyo hamwe n'ibibwiriza ibyo kurya no kunywa no kwiyibiza no kujabika n'iby'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugera igihe cyo gutunganywa. Igihe cyo gutunganywa nta kindi ni igihe cyo kubona umubiri noneho, kuko ibyo byose byari igicucu. Umubiri uje, ibyo byari bigiyeho iherezo. Dusomye umurongo wa 13 mu Baheburayo ibice 8 uvuga yuko igishaje kiba cyenda gushira kigiye gukurwaho. 11 ku gice cya 9 ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe. Ibi ninshaka reka ndekeraho. Ihema Kristo yanyuzemo ritandukanye n'ihema bari abantu banyuragamo, ritandukanye n'ihema risigaye rishyirwa mu nsengero ryongera gusenya icyo Kristo yubatse. Kubera ko niba twarabonye umubiri tukagarura igicucu, tuba turimo twihakana umubiri. Iyo twabonye umubiri ni nko kumbwira ngo umaze kubona umuntu yicaye iwawe muri saro usubiye gushaka igicucu cye. None se uwo muntu ntago azagira ngo ntago wamubonye, ntazagira ngo urimo uramwirengagiza ubishaka.
oya bene data, biriya bintu yenda tuzabigarukaho turebe impamvu nta mwanya bifite mu rusengero rwa Kristo, mu itorero ry'abera, kubera ko byari igicucu. Ariko ubu umubiri twarawuhawe, umubiri waradukinguriye, byashushanyaga. Uwo mubiri tuwinjiramo tugera hera cyane, turicara turira ku meza y'umwami dusangira nawe. Bishoboka bite ko wahaguruka ku meza y'umwami ugasubira gushaka ibyashushanyaga kuza kwa Mesiya koko? Ibyo bintu rero ntaho bihuriye rwose. Hari mwene data, izina rye sinaryanditse ariko yanditse kuri YouTube, aravuga ngo yatanze komantere ndende, ariko asoza avuga ngo mujye muduha n'ibyoroshye ngo kuko natwe dufite abandi twigisha, ngo niba ikibazo cye nkibuka neza, avuga ko ibi bisa naho biba bikomeye. Mwene data, nibyo koko ibintu uvuga ndabyumva. Ahangaha kuri Ayaroni jewe ubundi mpaza nk'umutumire nkakora ikiganiro nasabwe gukora, ariko kandi ibijyanye n'inyigisho z'ibanze, za nyigisho zoroshye buri muntu wese zamworohera, cyane cyane wa muntu wiyumvamo ko nawe yahamagariwe kujya kwigisha abandi, tuzitangira kuri cyangwa se nzitangira kuri groupe yitwa Vase d'Honneur. Nkunze kubivuga cyane, ni groupe ikorera kuri Telegram. Ku badafite Telegram dufite na WhatsApp, ariko benshi duhita tubigisha uko bagera kuri Telegram kuko nitworohera cyane. Ushobora rero kuza, tumaze kwiga inyigisho zigera nko muri 4 cyangwa 5, ariko zose ikiza cya Telegram ziba zitondetse kuri chaîne yayo, zitondetse uko zagiye zikurikirana, nta kibazo cyo kuba hari yagucitse. Ubwo rero umuntu wifuza kuza kubana natwe kugira ngo akurikire, twifuje gukora icyo kintu cyo gutegura les vases d'honneur cyangwa ibikoresho by'icyubahiro bigirira nyirabyo umumaro, nk'uko Kristo nawe ubwe yateguye abigishwa be bagategura abandi bigishwa. Icyo ni ikintu Imana yankize ku mutima, kandi nyishimira yuko igenda inshoboza abigishwa ba Kristo bakeneye rwose bumva bakeneye kwigishwa ibijyanye n'inyigisho nzima. Ni karibu kuri Telegram ya Vase d'Honneur. Ariko aho iyo mageze nkunda gupresiza yuko ntago ari ahantu ho kugira impaka, singo turwane, oya, wa wundi rwose wumva we yarabimenye nta kibazo, ahubwo nashaka uko abyigisha abandi. Ariko wumva akeneye kwiga ibya Kristo, wumva rwose abifitiye inzara n'inyota, kandi wumva hari icyo namwungura, uwo ngo ashobora kutujoyininga. Ntago tujya tugira bene izo mpaka, ntago tujya tuburana ku bintu ijambo ry'Imana ritavuga. Kandi nk'ahangaha kuri Ayaroni, kuko tuba turi kuvuga ku bintu by'ubwiru ndetse tubihuza n'ibiri mu isi uyu munsi, nshobora nko gukotinga ikindi gitabo nasomye nkavuga ibintu nakuye ahandi, ariko mbihuza n'ibyanditswe. Ariko kuri Vase d'Honneur ho kuko turi mu nyigisho nzima gusa, ni Bibiliya yonyine ikoreshwa. Ubwo rero mwene data, niba ubyifuza, ushobora ndaza gushyiraho linki, hanyuma ushobora kujoyininga, n'undi wese ubyifuza ashobora kujoyininga. Imana iguha umugisha, ndumva ari uko nagusubiza. Donc nabyo turabikora, ariko ntago tubikorera hano kuri Ayaroni. Ikindi kandi ushobora kuba udafite Telegram, ushobora kuba udafite WhatsApp. Izo nyigisho ikituma tubikorera kuri groupe bitworohereza kugira ngo habeho na échange, ariko iyo zirangiye zose zinyura kuri YouTube channel ya Les 12 Ouvriers. Ubwo rero ushaka gukurikira kuri channel ya 12 Ouvriers cyangwa se ukatujoyininga tukabana. Ikibazo rero tugiye gusorezaho, sinzi niba turi bunagitindeho, ni icy'umugabo cyangwa se umusore, ntago nabimenye, yitwa Eliyahu Nijimbere. Nkurikije uko nasomye izina ndumva ari ibyo, nimba ndivuze naba mbabarire. Eliyahu Nijimbere yarabanje aratubwira ngo murabeshya cyane, atubwira ko ubwo ni kuri cya kiganiro nakoranye na mwene data Bosco, avuga yuko tubeshya ko kabale, ko nta tikuni olamu iba mu madini, kuko tikuni olamu ngo yagenewe ubwoko yavuze ngo kandi bwa gakondo, idini ya gakondo yo muri ubwo bwoko. Hanyuma avuga donc ko aparama, sinzi niba yavugaga ko tikuni olamu iri mu Burundi gusa cyangwa nyuma yaje kugaruka akora n'indi komantere ameze nk'urakaye. Birashoboka ko yashatse ya komantere ye ya mbere arayibura, kandi mu by'ukuri twari twanamusubije, ari jewe ari Bosco, twembi twamushubije.
ariko ngira ngo sinzi uko byagenze ntiyayibona, bituma avuga ati kumbe namwe murabizi ko mubeshya, dore komantere zanjye muri kuzisiba. Oya ntabwo turi kuzisiba mwene data, ndatekereza ko na Jean Luc ntabwo ari buzisibe, ahubwo jyewe nagushimiye cyane kubera ko mumbabarire ibi bintu twavuze hari abantu benshi batari babizi, ariko nibura wakonfirimye ko bihari, ukonfirima ko bitakiri no muri Isirayeli gusa, ntibigisaba urugendo rurerure, ahubwo ikintu buriya jyewe wanyigishije nuko Kabare yegereje ubuyobozi abaturage, ntibigisaba kujya za Isirayeli. Niba wumva ugeze i Burundi byaba bikemutse, deja urumva Kabare yegereye abantu mu buryo bukomeye. Ahubwo jyewe narimo nkwibariza n'ibibazo by'amatsiko, ngira ngo iyo komantere ntago wongeye kuyibona, ariko mwene data nuyibona udusubize. Hari rero akantu kamwe yavuze muri iyi komantere nshaka kugarukaho kuko tutakavuzeho. Mu by'ukuri yaravuze ngo ubu buyobe mufite bukomoka kuri Paul de Tarse cyangwa se Paulo w'Itaruso, ngo niwe wabazaniye ubu buyobe, ndetse avuga ko ari Paulo w'Itaruso ari mwene Yesawu, ko twebwe twese abakristo dukomoka kuri Esawu. Izi rero ni inyigisho zo muri Talmud, ni inyigisho za Kabale zivuga yuko mu by'ukuri muri satanisme, ibi bintu Bosco yakunze kubivuga kenshi, muri satanisme umuntu wa mbere banga mu banditsi ba Bibiliya yitwa Paulo w'Itaruso. Uyu mugabo Paulo Imana yaragiye iramwihishurira, arangije aragenda atindana naye ahantu hitwa mu butayu bwa Arabiya. Ibyo bintu na Pasiteri Musisi yigeze kubivuga. Umwami Yesu amuhishurira itorero mu mwuzuro waryo, azana doctrine y'itorero ku buryo twahise tumenya gutandukanya amasezerano abiri, duhita tumenya buriya Paulo yakoze umurimo ukomeye mu kubaka itorero cyane cyane mu banyamahanga, kubera ko twebwe n'ayo mategeko yagiye agonga Abaheburayo ntayo twari twarahawe. Muzi yuko amategeko yari yarahawe abakebwe, noneho byari byoroshye kwigisha doctrine udafite ikindi kintu kandi nacyo cyazanywe n'Imana usa n'ushaka kwigizayo. Paulo rero Imana yamuhaye doctrine na imuha n'ubwenge bwo kuyigisha, imuha uburyo bwo kubisesengura. Naratangaye rero mbonye umuntu mwene wacu, umuturanyi wa bugufi, umuntu wo muri twebwe ubwacu. Reba nawe umuntu wa donc si umuzungu uje kubitubwira kwa bya bindi ubahumva ngo ni ibintu byo mu Bashinwa, reka da umuntu wo muri twebwe hagati atubwira ngo ubuyobe mufite bukomoka kuri Paul de Tarse. Paulo, intumwa Paulo niwe bita gutyo. Uriya mugore witwa Alice Bailey yaranditse aravuga ngo iyo abantu basoma ibintu byose, yewe n'ibyanditswe na wa Musharpentier, Bosco ni uzi kubivuga neza, ubwo bavuga Umusharpentier cyangwa umubaji baba bari kuvuga Yesu, ngo ariko ntibasome inyandiko za Paulo, kubera ko nguriya mugabo Paulo yanditse ibintu ku buryo bihita bisobanura neza ibintu byose by'imyizerere ya Gikristo, ku buryo umuntu wasobanukiwe inyigisho za Paulo amenagura ubwami bwa Satani. Nuko rero uriya mugabo abivuze, nahise mbona ko ibintu ari kuvuga arabizi, ntago ari ibintu ari mahimba. Umuntu uvuga ko turi bene Esawu, ko turi abantu bayobejwe na Paulo, kubuyobe ngo nahise numva ko Kabale ntago tukiyivuga iri hirya mu Bisirayeli, iri hirya mu Bayahudi, hakaba hari abantu runaka bajya kuyirahura. Yoreka da irahari, ubuyobozi bwegereye abaturage muri Kabale biri bugufi cyane, ku buryo nk'uwo mwene data yarabivuze. Numvise icyamumpa tukaganira nuko malheureusement komantere zanjye yabiyanjye yabiya Bosco nawe nabonye yaramusubije, bisa naho yarazibuze ntago yongeye kuzibona, ni nayo mpamvu yavuze ko twayisibye. Ariko je numvaga namwibarizaho utubazo akagenda dusobanurira abaye ari open, akatubwira mu by'ukuri iyo Kabale, iyo Tikkun Olam ikorite muri iyo dini ya gakondo, akatubwira yampumuye amaso, yatumye mbona ibintu ntajyaga nsobanukirwa mu bantu bakunda kuvuga ku bintu bya gakondo ari iwacu ari hehe. Ntangira kubona ko burya nabo mu bintu bakora birimo Tikkun Olam ndetse cyane. Rero mwene data nije imbere, cyangwa se muvandimwe nije imbere bitewe n'ibyo wizera, kuko ntago mpamya ko nkuko babinkosoyeho kuba Yehova, ntago mpamya ko twizera bimwe ku buryo twaba duhuje data. Ariko
rwose ntago komantere yawe bayisibye ahubwo yatugiriye umumaro ukomeye. N'abatarayibonye ndabasaba gusubira kureba ikiganiro twakoze ubushize, mushake komantere y'umuntu witwa Eliyahu Nijimbere, hariyo yakoze bwa mbere ndende asobanura kuri Tikkun Olam, murasobanukirwa uburyo iri gukora naho ngaha ahubwo mu gace k'iwacu ntago bikiri kure cyane. Rero ikintu yatumye nifuza kubabwira nuko muri satanisme, habe muri kabale, habe muri framasoneri, habe muri Illuminati, abo bantu bose iyo bava bakagera banga umuntu witwa Paulo, banga Paulo n'inyigisho ze. Niyo mpamvu ubona ubuyobe bwinshi bukunda kuva mu nyigisho za Paulo, kubera ukuntu bamwanga bohereza undi mwuka mu nyigisho za Paulo, ugasanga havutsemo abanyabuntu, havutsemo abantu batazongera gusaba imbabazi Imana, havutsemo ibiki, ariko nuko baramwanga ku buryo inyigisho ze baricaye baraziga, bagenda baremamo utuntu tw'ubuyobe kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe wicara ngo azumva zisesengure. Ikindi gitabo banga n'umutima wabo wose ni ibyahishuwe, kuko umuntu wamaze guhishurirwa kiriya gitabo cy'ibyahishuwe n'ibyanditswe na Daniyeli abasha kubavumbura mu kantu kose bakoze, akabonaho ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Kristo bugeze, bityo akaburira benshi nawe kandi agakomeza kuba maso. Abo bantu rero ni ibizira muri satanisme, abantu bumvise inyigisho za Paulo, abantu basobanukiwe igitabo cy'ibyahishuwe. Niyo mpamvu dukwiye gusaba umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Bene data, inyuguti ziricisha niko Paulo yanditse, ariko umwuka we atanga ubugingo. Ijambo ry'Imana ry'ukuri ntago ari inyuguti n'umwuka. Niyo mpamvu igihe cyose wumva ijambo, igihe cyose usoma ijambo, ukwiye kurisoma uri dispose n'umwuka wera muri wowe, kugira ngo abashe kukwigisha, apana ubwenge bwawe, apana ubwenge bw'umwigisha. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ufite uburenganzira bwo gukesitiona ikintu umuntu uwo ari we wese yavuga, niyo yaba ari dadi, niyo yaba ari umukuru w'itorero, niyo yaba ari inde. Ufite uburenganzira bwo gukesitiona icyo nakubwira ahangaha, ukanabyandika hariya uti Clarissa wavuze bari kugeza ahangaha ntago twabyumvise kimwe. Rwose ni uburenganzira bwawe uhabwa n'umwuka wera, kubera ko hari icyanditswe twasomye tuvuga ku byo gucirana imanza. Abo mucira imanza ni bande? Sabo muri mwebwe, kubera ko abo hanze bo bazacirwa imanza n'Imana, ntago ari twebwe tubacira imanza. Ndumva rero Imana nitugirira neza, uyu mwene data Eliyahu Nijimbere azumva iki kiganiro, anagaruke atuganirize, abe yasubiza n'ibibazo nagiye mubaza, kuko maze gusoma komantere ye narumiwe cyane, naratunguwe cyane. Nari mbizi ko ibi bintu bibaho, ariko kwiyumvisha ko twaba dufite siege aho ngaho mu Rwanda, aho ngaho mu Burundi, kuko ntaga precisa neza ngo avuge ahantu ari, niba ari mu Burundi, niba ari mu Rwanda, niba ari muri Kenya, ariko kubera ko amansiyonamo ubwoko bumwe kandi buri mu gihugu cy'u Burundi surtout, kuko ibyo bintu by'amoko twe mu Rwanda bisa naho bitagihari, ariko nishyizemo ko ari mu Burundi. Gutekereza rero ko iyo siege yaba ihari mu Burundi, abantu bakaba bafite Tikkun Olam, basenga muri Tikkun Olam, banga Paulo nk'uko abasataniste bamwanga, byatumye numva numiwe cyane. Numva nababwira bene data ngo mube maso, kandi amatabaza yanyahore yaka. Mube maso kandi mwibuke ko abahamagawe na Kristo turi umukumbi muto. Niyo mpamvu ibyo ubasha kumva hari benshi batabyumva, bakumva warasaze kandi musengana kandi muterana, ariko turi umukumbi muto mwene data. Ariko nubwo turi umukumbi muto, ntimutinye, kuko data yishimira kuduha ubwami. Biragoye ko nasubiza ibibazo byose habajijwe byinshi, ariko mu kiganiro tuzakora ubutaha nzagenda nongera kugaruka ku bibazo bisigaye ntasubije. Ndasoreza ku muntu wabajije ngo mbese Illuminati, framasoneri na kabale bitandukaniye he? Icyo kintu twarakivuze. Kabale ni nyina w'ibyo byose. Kabale niyo yagiye ibyara ibyo byose. Abashinze iyo miryango yose bari abakabaliste, bagenda bavamo nk'uko umukristo yava mu idini akajya gushinga irindi, ariko agatwara imico yose yo muri rya dini. Uwafata kabale akayikura muri framasoneri nta kintu cyasigara. Uwafata imigenzo yose ya kabale, ndaguha urugero mfatiye nko ku miryango 12 y'abana ba Isirayeli, santuza ceremony ya babyita gute
ndabyibagiwe, seremoni yo kwakira umuntu mushyashya cyangwa yo kwinisiya, seremoni yo kwinisiya umuntu mushyashya muri framasoneri iba muri etape 12, buri etape ikaba ifite izina ry'umwana wa Yakobo. Izi etape 12 nta handi ziva zituruka muri kabale. Nitugera kuri kabale y'imiryango 12 ya Yakobo tuzabireba, ya Isirayeli tuzabireba, turebe bari abana 12 na buri wese icyo asobanura muri kabale, turebe iyo Hosheni yamabuye 12 yari ari mu gituza cy'umutambyi mukuru, kandi n'ubu ngubu rwose yasobanuraga, umutambyi mukuru yasobanuraga Kristo, n'ubu turi ku mutima we, tumuhora ku mutima. Haleluya. Rero ibyo byose tuzabireba, ariko icyo nagusubiza kuri icyo kibazo ni ukuvuga ngo kabale ni nyina ubyara iyo miryango yose iri secrete. Uramutse uvuze ngo kuri uyu munsi kabale iraranduwe, iribagiranye, ibyo bintu byose byahita bigwa, kuko byagiye bivoma imico yabo, ibyo bakoresha muri kabale, ndetse bose ku murongo ni abakabaliste. Abaframaso bose ni abakabaliste, abailiminate bose ni abakabaliste. Reka mbivuge muri aya magambo, umukabaliste wese ntago ari umuiliminati, umukabaliste wese si umuframaso, ariko umuframaso wese we ni umukabaliste, umuiliminati wese we ni umukabaliste, kubera ko kabale niyo ibibyara byose. Ndumva rero twasoreza aha ngaha ku bijyanye n'ibibazo. Ndashimira umwami Yesu yuko anshoboje nkaba mbashije gusubiza ibingibi bingana gutya, nubwo atari byinshi ngereranyije n'ibyo twabajijwe uko bingana, ariko ubutaha ntago nzagaruka nje gusubiza ibibazo, nubwo yenda najya nyuzamo nkasubiza kino cyangwa kiriya. Ibyo mufite mwakomeza mukabibaza, gusa nanone ndapresiza ko ibibazo bivuga izina ry'umuntu ntago nzabivugaho. Aha ngaha Imana iradufasha kugira ngo tube twabaha ibintu byabekerera, ariko ni umwuka wera ukwiye kukuyobora ukakubwira uti uyu muntu fe attention, ari muri kabale, ari muri ubu bupfumu bw'abayahudi. Niyo mpamvu mwumvise twabonye ibibazo byinshi bibaza ngo ese ubu ngo kanaka ntarimo, ngo ese buriya kanaka ntarimo. Ibibazo bibaza ku mazina y'abantu ntago tuzabigarukaho, ahubwo tuzakomeza kuvuga ibigenda biranga izo kabale n'imikorere yayo, n'icyatuma ubasha kubimenya. Umwuka wera yakwemeza ko kabale iri aho hantu, ukaba ugomba gukizwa n'amaguru, ukwiye gukizwa n'amaguru. Niyo ya Babuloni Imana iri kuvuga ngo bwoko bwanjye ni muyisohokemo, kugira ngo mudasangira ku cyaha cyabo, mukazanasangira no ku byago byabo. Murakoze rero, umwami Yesu aduhana umugisha. Naho ubutaha. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba